Mwiriwe neza banyarwanda banyarwandakazi, nshuti z'u Rwanda, nshuti zanjye nkunda cyane, ndabasuhuje kuri uyu munsi, kuri iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2021. Amazina yanjye ni Idamange Iryamugwiza Yvonne, ntuye mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndi umubyeyi, mfite abana 4 narabibabwiye. Nkaba mfite telefone 07830576. Bisubiremo 07830576. Iyo ni adresse yoroshye buri wese ashobora kumbonaho mu gihe yaba nkeneye. Merukanga rero mbaganiriza, ariko ntanga ka message gato cyane, ntabwo naganiraga. Mu by'ukuri natanga ka message gato mbasaba ko dusenga, buri munyarwanda wese ahari tugasenga, tugasengera igihugu. Nabasabaga gusenga ku itariki 14 kugeza ku itariki 15 isaa 10 z'umugoroba. Niyo mpamvu rero ubu ngarutse kugira ngo dusoreze hamwe twese gahunda y'amasengesho yacu twiyemeje. Kandi ndabashimira kuba mwarabashije kuyitabira, cyane cyane ko narabatunguye cyane bikomeye, nababwiye nyuma, ariko ndabashimiye kuba mwaragerageje mukayitabira, kandi nzi neza ko Imana yabanye natwe. Uyu munsi rero mumbabarire, ntabwo ndi bugende mbabwira, ntiturareba kuri iyi ngingo, turebe no kuri iyi ngiyi. Niko musanzwe mumenyereye ko mbaganiriza, babwira ntituraganira kuri iki, turaganira kuri iki, twakivaho none tujye kuri iki ngiki. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, niyo mpamvu tutari buganire nk'uko bisanzwe. Turaganira gutyo, ntabwo nabashije kubona uko nabitandukanya, kuko sinabishakaga. Nabonaga kubiganira, uburyo bwo kubiganiraho gutyo tutabitandukanyije ari byo byiza. Uyu munsi ni umunsi rero udasanzwe kuri twebwe abanyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda zidukunda, kuko ni umunsi w'impuruza ya gakondo. Uwo mutwe w'amagambo ni ko witwa. Ni umunsi w'impuruza ya gakondo yacu y'ubutaka bw'u Rwanda, gakondo yacu y'ubwenegihugu butari mu bipapuro gusa, ubwenegihugu umwenegihugu wese agomba kugira. Uyu munsi rero ni umunsi, iryo jambo muryibuke, ni umunsi wo kurwanira gakondo yacu. Ni umunsi wo gushaka kugira ngo umunyarwanda by'umwimerere, atari umunyarwanda ku magambo ngo badafite uburenganzira nk'abanyarwanda. Benshi bakunze kwibaza ku magambo navuze, nagiye nkoresha mu mavideo atandukanye. Amagambo azana impaka, umwe agakritika hirye, undi akaribyazamo irindi. Uyu munsi naje kuyabasobanurira neza uko nayavuze ku murongo, mbese ukuri nyakuri kuvuye mu mafepeko. Abanyarwanda baravuga ngo findi irutwa na sararuka. Impamvu nabanje kubivugira mu mafepeko simbisobanure neza, nagira ngo banyirubwite babyumve, bitagombye kujya kuri publique, babikosore ibikosano, babyumva babikosore, bo babyumve babikosore,
ari njye nabo tubyumvishije wenda n'abandi bakeya bashobora kugira icyo banariza, ntabwo bo bashatse kubikosora. Niyo mpamvu noneho nje kubabwira neza uko ibintu bimeze. Ubwo rero noneho birarangiye, ndagira ngo mbabwire ngo kwihangana birananiye, sinakomeza guceceka na gato. Ubwoko bw'Imana buri mu bubata, ubwoko bw'Imana buri mu buretwa, ntibishoboka, birananiye. Kuko binaniye rero, ngiye kubishyira hanze neza byose ku mugaragaro, niteguye n'ingaruka zose mu kanya gato katari na kanini. Banshinje byinshi, banshinja gupfobya jenoside kugira ngo barebe ko bakora masike y'ibintu by'ukuri namenaguye nkabishyira hanze, kubera ko bamenyereye gucamo abanyarwanda mo kabiri ngo ba nyiri mesaje batanyumva. Bacikacumu bagenzi banjye, bene wacu, ndagira ngo mbabwize ukuri ko jyewe idamange mubona ahangaha ntabwo mfobya jenoside. Mbibasubiriremo mwabyemera mutabyemera, jenoside narayikorewe, ntabwo nayipfobya. Nyipfobeje naba ndi igicucu kitagira ubwenge, nta n'uwayipfobya numva. Icyo nanga ni ikintu kimwe, kuyitwaza kubw'inyungu z'agatsiko runaka gashaka guhemukira abana b'Abanyarwanda ngo kabagire imbata. Icyo nicyo narambiwe. Mukurikiranye amateka yose, mu mashuri aho nize, mu buzima bwanjye hose narashatse, ntabwo nari kuba mfobya jenoside ngo nubahirize igikorwa cyo kwibuka. Ntabwo nari kuba mfobya jenoside muri njye ngo ntinyuka no kujya imbere mvuge ngo hayerije yarandi, nari kuba mbivugira ikizina ariko nabyihorera. Urumva, ntabwo ngiye mfobya jenoside. Karasira ntapfobya jenoside, ahubwo ikibazo turi abantu bashobora kuvuga ukuri twabashije kubona, ibyo bakabituziza bakahita batubeshyira ko dupfobya jenoside kugira ngo badutandukanye n'abacikacumu bagenzi bacu batazamenya ukuri, kugira ngo badutandukanye n'Abanyarwanda bagenzi bacu batazamenya ukuri. Bamubise imijugujugu myinshi cyane, babanje kunyita interahamwe, nyuma bavuga ko ndi umucikacumu babyemera, nyuma bashaka abagore ntazi iyo bagaruje ngo baza kuvuga ko ntari n'umucikacumu ntazi n'ibyo ari byo, nyuma bagerageza uburyo bwose ubwo kuvuga yuko noneho nabonye ngo niba ngo data ngo sogokuru ngo ntiyari umucikacumu. Ibyo bintu si byo nitayeho. Ndagira ngo mbwire ngo icyo nitayeho uyu munsi si ubucikacumu, icyo nitayeho ni kuba umunyarwanda, kandi umunyarwanda uharanira amahoro y'Abanyarwanda, yaba abacikacumu, yaba Abanyarwanda bandi batari abacikacumu babaga mu Rwanda, yaba Abanyarwanda bavuye hanze bababaye nkatwe. Muranyumva? Njye ntabwo ndi mu bwoko, ibyo narabirenze kera cyane, kuko namaze kubona ko ikibazo dufite mu gihugu cyacu si ubwoko. Ikibazo dufite ni agatsiko k'amabandi k'ibisambo gashaka kuyoboresha abantu igitugu, noneho kakagenda kiyaranja kakaducamo amacakubiri kugira ngo buri umwe kamutandukanye n'uwundi, tutazahura tugahuza ibitekerezo. Kuki mutabibona? Kuki mutabibona? Niba bacikacumu leta y'u Rwanda ibakunda ikaba yarashyizeho CNLG bamara iki usibye ibintu byo kubeshya? Abana b'abacikacumu biga muri za kaminuza, mugende i Butare, njye nakoze etude, mugende i Butare murebe nibo barya mu maresitora mabi kubera ko batinza kuboherereza amafaranga y'ishuri, batinda kubishyurira kugira ngo babone uko babikopeshereza muri bya biresitora bibi kandi ni ibyabo, babagurishirizaho bakabakiniraho bakabakoreraho ubufindu. Nibo bana babayeho nabi. Mugende ariko namwe mukore titi ku byo navuze, mugende namwe mukore titi. Niba naravuze ko twabayeho nabi batadukorera ibigomba kandi amafaranga yinjira y'inkunga n'ibiki byose, noneho nanabivuge ko no ku nzibutso yinjiraga
mbibabwira navuye ngo findi kirutwa na sararuka kuba naravuze ngo bakoresha turufu ya jenoside ngo kandi ngo bacuruza imibiri y'abacu icyo nabeshye niki nde mu mutazi ufite ubwenge buzima utazi ko abanyarwanda leta y'u Rwanda leta y'abagome ituyoboye icuruza imibiri y'abacu mu nzibutso ninde utabizi ejo bundi ko ntabwo basohoye itangazo babwira abanyarwanda babwira abanyamahanga bati nubwo mutabasha kuza ariko mwohereza amafaranga kugira ngo turebe ukuntu inzibutso zasukurwa neza ibyo muzabibeshye abantu batabazi abanyu ko mubashyingura bakaruhuka kuki imibiri y'abacu yo mutayishyinguye ngo iruhuke inzibutso zigumeho ahubwo izo nzibutso muzishyiramo ibikoresho bakoresheje batwicisha baduhemukira abantu baze basura inzibutso bamenye ko muri izo nzibutso zibuka ko mu Rwanda habayeho jenoside ari ahantu tugenda twese tukibukira tukanahajyana n'indabyo ariko tutabona amagufwa y'abantu bacu tutabona imibiri y'abantu bacu itondetse mu mayetajeri nk'amasukari bacuruza ariko kuki ibyo bitababaza kuki mudahumuka amaso kuki mutabona mu Bayahudi ntabwo habaye jenoside ntabwo bagenda bagasura inzibutso ariko ntabwo bafata imibiri y'abantu ngo bayitondeke hariya bashyinguye abacu bakaruhuka bakareka ibyo bashyira hari ibintu bya mawonesho ngo abantu bagire ngo ubu ngubu mwebwe mbabazi hari umuntu ushobora kubyuka akavuga ati ngize agahinda nibutse abanjye reka mfate indabyo njyane ku banjye utese uti ibyo byose rero biratubaza nubwo mubona imitima y'abantu benshi icecetse nubwo hari abo mukoresha bataramenya neza uko mukora bakiri mu rujijo ngewe urwo rujijo narusohotsemo niyo mpamvu mwavuze ko mfobya urwo rujijo Karasira yarusohotsemo niyo mpamvu mwavuze ko apfobya urwo rujijo Kizito yarusohotsemo niyo mpamvu mwamwishe turabirambiwe rero n'abandi bose ibyo bintu turabirambiwe ndagira ngo mbabwire ngo ari umucikacumu ari umunyarwanda wari we wese muri njye ko kuba ari umuntu ari umwana w'umunyarwanda afite amaraso y'abanyarwanda ntawe ushaka yuko akandamizwa ntawe ushaka yuko ashyirwa inyuma ntawe ushaka yuko agira uburenganzira buri inyuma y'abandi twese turinganire ikibazo cy'aba bantu ni ubugome bwabo bwo gushaka gucamo abantu kabiri uyu mukabura uko mubigenza mukadushishikariza guhunga njye ntabwo nzahunga nababwiye nzagumana mpaka munyishe cyangwa mumfunze nta kibazo naje njye mbavukamo naje mbazi niba mbese akumwe ko mudashyira mu gaciro niba bari babonye ko napfobeje bajyaga kwirirwa bansebya kuri za social media bantuka kuki batafashe ngo bamfunge ko icyo cyaba ari cyaha gihanirwa ngo bamfate bamfunge njye mu rukiko mburane biriya bakoraga byari byo kunshekekesha nuko basanze mfite misiyo yanzanye naje niteguye narabwiye ngo nani nzi nguni sani baratazaturukamo nzi n'inguni Tobiya azaturukamo ntawe ari kumpanga uko njyewe nyiri umurimo wa mumpaye akomeye kubarusha nkunda u Rwanda nkunda abanyarwanda narababwiye ngo nako namena amaraso yanjye ariko nkunda abanyarwanda sinzigerana na rimwe ntatira igihango cy'abanyarwanda mbayimukire ntabwo nzabikora nimushaka muzavuga ikintu mushaka muzanamfungire muri za nzu zanyu zitabona mwiciramo ubu rero reka nikarume gato mbabwire noneho ukuri kwiza kose imitima yacu yarabuze murirwa mutwicira abantu ku munsi ku wundi mugatondeka ipfu mukatubeshya ariko reka mbabaze ko kumwabacikacumu muni niba leta y'akagatsiko ibakunda ikabidukunda ko kuvuga iti nkunda abacikacumu ahubwo senerije nta n'ikimaze kiriya kigo ni igifunge ni igifunge kive mu gihugu ntacyo gikora ikigo kibeshya ngo cyaje kurengera abacikacumu kitabarengera abacu bajya hehe mumbwire koko mwese icyo mutazi ni ikihe Rwigara sinaporo yapfuye ntabwo turuzi twese hari umunyarwanda n'umutaruzi ntiyishwe
ntiyasohowe na Mugisha uriya nanjye waruje kunsohora ejo bundi ngo banyice ariko kuki mudahumuka koko kuki mudahumuka Rwigara na Paul yazize iki bamusenyeye inzu bamukorera ibintu byafuna mbi byose bamufungira imiryango babuyirenganya turi hehe kuki tutabona kuki tutajijuka Makonene ari hehe ko nyibababaza umuntu bavuga ngo yaguye mu kigo yagize gute uriya mugore wanukaga Immaculée wa Transparency ntabwo yamukoreraga Immaculée Makonene yagiye hehe nje sinukana nawe kuko sindisa rigoma narareswe sinukana nawe nkawe umuntu mukecuru ujya imbere ngo ushinzwe Transparency utazi n'ikintu ukora ahubwo utazi n'icyo ushinzwe ukajya kuri gutuka umwana ubyaye kuri za social media yagiye he Makonene ko yagukoreraga kwaguye mu kivu wagize gute izi mfu za hato na hato turazirambiwe Asiye Kabera yagiye he ko murambi babwira Nyamatari hehe hari hihi ndababaza mirimo ejo bundi wapfuye bakamutaburura ko bagiye gukora ngo aka kucyo atayikoreye kubariho ntabwo bamusenye ejo bundi kumanywa y'hangu tureba umugore wasarira imbere yacu tureba n'abana be urumva icyo mutazi ni iki koko Rwabukamba yagiye hehe ngo Rwabukamba ngo ari yahuye ngo ibiki byose kwirashe yari yashonje ariko kugira ngo ende kwirasa bamutorutiye bakamusha umuntu yapfa akirasa amasasa abiri tuzageze koko umuntu apfa akirasa amasasa abiri mucyo ko mucyo yaranyerera yaragwa ko nta wundi uranyerera ngo agwe icyo gipindi kirashaje ejo bundi muraduhekura burundu muradusuzugura muranadusomborotsa n'icyo Kizito Mihigo narababwiye ngo uwo munsi nahise nishaka n'imbaraga nidamanje nimwica hazavuka undi ntabwo muzahora mudushyikisha abantu cyangwa mubica hari igihe kizagera ibintu byanyu bikarangira kandi ngira nubwo muzananyica mbabwire mwishe benshi narababwiye ngo murye imyungu musiba amabamba yo ararura narababwiye nuko mutumva Baramu Baraki yatumye kuri Baramu aramubwira ngo genda mvumire ubwoko bw'Imana agiye aho kubuvuma atangira kubuhesha umugisha aramubwira ngo ubwo nabwitegereje usanga ari ubwoko butuye ukwabwo butajya bwivanga n'andi mahanga hari ubwoko butuye ukwabwo ngiye no mbibabwire neza nitwa mukuru mbone narababwiye ngo nibikomera ntarasa ubu rero sasa narababwiye mwaranze ngiye kurasa murekure ubwoko bw'Imana murekure abanyarwanda bagira amahoro murekure abanyarwanda bigenge murekure ubwoko bw'Imana ndabategeka murekure ubwoko bw'Imana bamwe bajya kuganira n'iki umva n'icyo nakigeraho murekure ubwoko bw'Imana murekure abo mwishe barahagije abo mwazimije ngo babuze irengero barahagije bahatari ari hehe yabuze irengero abantu babuze irengero abantu hano niba bari gitana nabo bajenga ubutaka burasama bukabumira abantu hano bajya hehe mu Rwanda bajya he iyo Transparency Rwanda funga Transparency nayo dukeneye mu Rwanda ikora iki ko nta munsi rimwe iratanga raporo ngo ivuge iti hari umuntu waburi birengero kandi biragaragara ko leta y'u Rwanda yabigizemo uruhare abamaze kubura irengero bamariki bangariki muricara hariya mujye mu biro muhembwe amafaranga y'igihugu muyapfusha ubusa mumunga abana b'Abana gusa agahuru k'imbwa karahiye bibabwire agahuru k'imbwa karahiye ndibasubiremo ngo karahiye harageze iyi ni finale murekure ubwoko bw'Imana murekure abanyarwanda bigenge turabirambiwe erega n'abacika cumu gusa bicwa nuko mutayibona ndetse ko nejo bundi hari uwo bishe ngo bakamukuramo ingoto ariko Mana yanjye aya maraso mwuzuyeho ku biganza byanyu araje abahinduke mu minota mike cyane mbabwiza ukuri sinabacuka cumu bonyine bica nuko namwe wenda muvuga ngo mwazanye nabo mutaye humuka amaso ngo murebe mugakomeza mushyigikiye agatsiko k'amafuti namwe barabica barabamara n'ukuri kw'Imana Alexia Mupende yazize iki
Alexis Mupende yazize iki? Umwana w'umukobwa azire gukundwa? Umwana w'umukobwa, umwana muto kuriya bamuvutse ubuzima bwe, ibintu byanyu biteze isoni. Ibyo y'umushiki wa Rwigema yazize iki? Umuntu warwaniye igihugu, intwari y'u Rwanda, ariko icyo mumuhemba ni ukujya kwica mushiki we urupfu rudasobanutse, mugategeka n'abantu kutajya kumushyingura. Muri abagome b'indengakamere, none na Jacques Muzima kweri muramurangije. Abantu banyu ariko ubagwirwa n'ibiti bagira bate? Ariko mwahagaritse ubwicanyi, muhagarike noneho rero. Mwaze kuhagarika ku neza, ariko ubu birarangiye, muhagarike ubwicanyi mu Rwanda. Turabihaze. Iyi ntabwo nanayita jenoside, sinanayita massacre, ni ikindi kintu ntazi. Mutwara abantu mujya kubafungira mu buzu butabona, mushyiraho iki byose, kwabagacinya iki, mubakubita ibinyundo, mubagira gute? Abana b'u Rwanda amarira yabo yageze mu gihugu cy'ijuru, yanyeganyije ijuru. Uyu munsi ntabwo mugiye kurwana n'Abanyarwanda, mugiye kurwana n'Uwiteka Imana. Rero ndabategetse ngo muri kure ubwoko bw'Imana bwigenge, kuko noneho birarangiye. Mwarakabije, mwararengereye ngo turenga imirongo itukura. Ahubwo iyo mirongo itukura ntazi ubwoko bwayo, nimwe muyirenga cyane, ubundi mukishingikiriza za seneje mutuzavuga wese tukamushinga gupfobya. Mwariya imyungu muzajya n'amabambara, ngo nuriye igiti giturirwa, kiriya giti cyururirwa, kiriya giti niba abandi batacyurira, ngenda cyurira nyine, nagira ngo mbereke ko nshoboye kucyurira. Nta giti giturirwa n'Uwiteka, niwe mugabo ukomeye gusa kuruta abandi. Reka mbabwire n'ikindi rero. Noneho benshi numvishe batangira kumbaza ngo mbese ngo ko wavuze ngo igihugu ngo cy'u Rwanda ngo kimeze nk'intama zitagira umwungeri. Uko ni ukuri, niko ngiye kubasobanurira. Ndabizi ko benshi bafite amatsiko, narabivuze. Igihugu cy'u Rwanda kimeze nk'intama zitagira umwungeri. Reka mbasesengurire sasa. Usiko Abanyarwanda musetsa koko. Ubu iyo murebye mwebwe mubona iki gihugu kigira umuperezida, kigira umuyobozi. Mu bwenge bwanyu ntabwo bavuga umuntu yapfuye kera, yararangiye. Tuyobowe n'umurambo. Umva, turambiwe kuyoborwa n'umurambo wa Paul Kagame. Turabirambiwe. Twe turi bazima, nta murambo uyobora abantu bazima. Mwikorera umurambo wanyu mujye gushaka iyo muhamba, cyangwa se muwugira uko mushaka, ibyo ntibindeba, ntuwanyu. Ariko stop kutuyoboresha umurambo, muhagarike. Gaba video muzana buca mu bantu ngo noneho turamubonye, ngo noneho haciye habaye kibono umwe. Muzigiye kishize, ngenda bizi neza. Numvishije hano umupadiri wabivuze, hari abandi bantu bagiye babivuga, ariko bari babivuze mbizi neza. Amakuru ngewe ndayafite, atari imbarirano, uko nayafashe ntimukuza, ariko ndayafite neza. Kabarebe iyaranje, uri kure y'amabanga. Ndakwinginze kandi, ndakwinginze Generali Kabarebe, uri mu bantu barwaniye igihugu, washakaga kubohoza Abanyarwanda kugira ngo bagire amahoro. Generali Kabarebe, ndakwinginze, rekura y'amabanga. Uyu murambo muzawubika mugeze ryari? Uyu murambo muzawutuyoboresha mugeze ryari? Mwirwa mukoresha abantu b'ingaruzwa muheto nka ba Christophe Barore ngo tukoze ikiganiro. Turabirambiwe. Stop. Twayobowe n'umuperezida muzima, ariko umuzima najye kuyobora abazima, ntabwo umuzima ayobora abazima. Turabirambiwe. General James Kabarebe, ngusubiriremo, ihangane. Wenda ubintwari rimwe mu buzima bwawe, ariko ubuhora abana b'u Rwanda, ugaragaza ukuri. Kubika ko umuntu yapfuye. Ese ibi bizageza ryari? Ingabo z'u Rwanda ntabwo ari James Kabarebe mbwira wenyine. Ingabo z'u Rwanda, bajenerali bandi bari munsi yanyu mwese, ntabwo nzamanaka yanyu sindi buyarondoye mwese, ariko
mumenye ko muri ingabo z'u Rwanda z'igihugu, ntabwo muri ingabo zari za Kagame gusa, ntabwo muri ingabo za FPR. Mumenye gutandukanya ibintu. Muri ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Namwe niba mudashaka kuba ingabo z'u Rwanda, mugende mujye kuba ingabo z'iyo mirambo yanyu hirya. Ntabwo ibintu tubigumamo. Polisi y'igihugu, muhindure gahunda, muhindure polisi y'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda, mureyajise, mugire ikintu mukora. Muri ingabo z'igihugu, mukorera igihugu, ntabwo mukorera umuntu ku giti cye. Mugire ikintu mukora, mushyira abanyarwanda mu mahoro. Mugire ikintu mukora, harageze ko mugira ikintu mukora, mushyira abanyarwanda mu mahoro. Twabirambiwe, ntabwo dushaka kubibamo. Ntabwo twabibamo. Mugire ikintu mukora. Bashinzwe umutekano aho muri mwese, mugire ikintu mukora. Umugore we yanze kubitangaza, abana be banze kubitangaza, hanyuma bizagenda bite? Tuzakomeza tuyoborwa n'umurambo n'ujye kuyobora abazimu. Nugende ujye kuyobora abazimu. Twebwe turi bazima, ntabwo tuyoborwa n'umurambo. Twamaganye leta y'incakura itera amacakubiri mu bantu kugira ngo ikundi bacemo kabiri kubw'inyungu zabo, kugira ngo tutabatahura. Njyewe naje ndi kuri misiyo. Abamedi n'abaperesi igihe cyabo kirarangiye. Mbibabwiza ukuri, igihe cyanyu kirarangiye. Mbibasubiriremo, igihe cyanyu kirarangiye. Mbagiriye inama rero, mukora ibintu mushyire mu buryo neza. Ubundi reka mbabwiza ukuri, ntababeshyi. Mwegure kuko ntabwo tugikeneye kumutuyobora. Noneho mbabwire, ntabwo dukeneye abayobozi babaringa, abayobozi b'inkoma amashyi, badafite ikintu bamariye igihugu. Abo ntabwo ari abayobozi. Ntacyo mutangaho, nta musaruro, ntaki. Abo ntabwo ari abayobozi. Reka mbabwize ukuri, ntababeshyi. Igihugu turimo mwebwe mu gikinira mu Banyarwanda, ntabwo murakimenya. Iki gihugu ni igihugu cy'amabandi, ni igihugu cyowe n'amabandi n'abagome. Turi mu muriro, twicaye mu muriro. Ni uko Uwiteka dukingira ntidushire. Ariko twicaye mu muriro. Uwabaha neza mwese mukasobanukirwa ibintu by'aba bantu, ahubwo bishobotse twarara tunahunze. Ariko ntabwo tuzongera guhunga, ahubwo bo nibafata inzira bagende. Bafata umwanzuro wo kwisereza kuri za social media kuko babona ndi kubazunga. Ibyo byose nari nkibivugira mu mafefe kubibaza aho nabikuye, bibaza icyamaze ubwoba. Bafata umwanzuro wo kunsesereza, basereza kuri za social media, babonye ntacyo bitwaye, ntacyo bingiye. Bafata umwanzuro wo kuza kungura. Mwarasaze ubwo. Bafata umwanzuro wo kuza kungura, bagura idamange, batazi uwamutumye, batazi misiyo ndiho. Mujya kungura jyewe, muri abasazi. Mwaguze benshi, njye sindi igicuruzwa. Mfite rekodi, ndayifite. Batumye umuntu witwa Bamporiki azi wanjye iminsi 2 yaje kwa 4, agaruka kwa 6. Iyo minsi yose anyingingira kubonana nawe, narabyanze. Ngo leta y'u Rwanda turifuza iki? Idamange ngo uceceke. Nyungu nta yindi, n'uguceceka. Ceceke, abanyarwanda bakotekere. Icyari cyo cyose n'iki wifuza ngo uceceke. Muzi ko nabashubije, narabwiye ntibiragatsindwa n'Uwiteka. Naboti bagiye kumutwarira uruzabibu, arangije arabwira ati biragatsindwa n'Uwiteka kugurisha gakondo yacu. Nanjye narabwiye ntibiragatsindwa n'Uwiteka gukinira ku maraso y'abana b'Abanyarwanda. Njye mfite misiyo
yo kubafasha. Nababwiye ko niba ngombwa no kubapfira nzabapfira ariko bakabona amahoro, kuko nahagurutse nza akaga kose uko kangana, nzi na plani z'abagome byose ndabizi. Ndababwira ntibiragatsindwa n'Uwiteka kugurisha abana b'Abanyarwanda ngo bagume mu bucakara, bagume mu buretwa. Nicare mu mamodoka meza mu mpaye, njye mu mazu meza mu mpaye, njye mu tuzi twiza mu ntibiragatsindwa n'Uwiteka. Atuzaceceka, nudaceceka bazakwica. Nuko kuntu mu Rwanda bakora, ndabizi neza rwose. Atuzaceceka, nudaceceka bazakwica. Iyo ni aferi izavugwa icyumweru kimwe bikaba birarangiye. Ntabwo ntinya gupfa, sintinya n'amapingu nabibabwiye. Dani Munyuza yaranshakaga, ariko sinzi icyatumye atampamagara. Idamange bamubonye apfobya jenoside, aho kumufunga noneho bagiye kumugura. Niba nari mfite icyaha ko nabahaye adresse yanjye, kuki bataje ngo bamfate bamfunge bampanire icyaha? Kuki bahisemo kujya kunsebereza inyuma bakagaruka bakaza kungura rwihishwa? Njye sindi igicuruzwa. Bati maze utwemere ujye kuri channel yawe ubwira abantu ko wari wibeshye. Agaruko aribeshye se na data aribeshya. Narababwiye ibyo njye sinabikora. Ubu rero tuvugana ahangaha bari barambujije kongera gusubira gutanga ikiganiro na kimwe. Niyo mpamvu ejo bundi natanze cy'amasengesho niyoroheje kugira ngo babone ko nabumviye, batanyica ntari nabagezaho ubu butumwa, kuko ntabwo ngiye babisha ubwenge, ntabwo babundusha rwose. Ntabwo mbwira ariko ntibabundusha, kuko iyo babundusha ntabwo bari gutinyuka kuza kumubura. Ndabihorera gusa nababwiye ko ntashobora kwemera ibyo bambuye ibyo ari byo byose. Narababwiye data afite ibintu byose, data afite amafaranga nkeneye yose. Ntabwo nkeneye guhembwa na FPR, nkeneye guhembwa na data wo mu ijuru. Ariko mbereka ko ibiganiro nshobora kubihagarika, gusa mbasaba gutangaza icy'amasengesho. Burya nacyo nagitangaje nabisabye, mbikora naniyoroheje cyane. Nabonye ko mitamva kuri kamera kugira ngo ntaza no kugira akajinya, bakabibona bakanyica ntari nasohora aya magambo ngo nyabashyira imbere nkagenda nanjye mukiri mu rujijo. Nashatse kugira ngo mbakure mu rujijo, nibanyica undi uzavuka, undi uzamera nkanjye agatinyuka akemera kwitangira Abanyarwanda, azabashe kumenya aho ahera, aho atangirira n'aho arangiriza. Ariko jewe intwaro mfite ubu ngubu ntabwo napfa ntayirashishije. Narababwiye ngo nibikomera nzarasa. Ubu rero mureke mbabwire Abanyarwanda, se mwari muzi ikindi kintu kimwe? Abayisiraheli mu buretwa bari bamerewe nabi cyane bikomeye, bari mu bubata, bamerewe nabi cyane bikomeye. Ariko Imana ireba Mose, isanga Mose niwe uzabafasha kuva mu buretwa barimo. Nagiye mvuga ibintu mbicamo imigani, ariko hari abantu benshi babyumvishije, abashatse kubisesengura batabisamiye hejuru. Imana isanga Mose niwe uzabasha kubakura muri ubwo buretwa. Mose nta n'ikibazo yari afite, yari ibwami, ntabwo rero abanyina bo mu buretwa, ariko niwe wagombaga kubakura mu buretwa. Buriya rero reka mbabwira, iyo Mose aza kwanga kujya gukura Abayisiraheli mu buretwa kwa Farawo bakamugura, n'amagingo n'aya Abayisiraheli baba bakiri mu bubata, n'abuzukuruza babo kugeza ku bakomokaho bakiba bagikora ubucakara mu kwa Farawo. Kandi iyo Mose aza kwemera guhaguruka, Abayisiraheli bakanga guhagurukana na Mose, bari kuzaguma mu bubata bw'iteka. Iyo Mose aza guhaguruka akemera kwitanga
abayisirayeli bakagundira ububata bwabo bakanga guhagurukana na Mose n'amagingo nayo baba bakiri mu bucakara. Abwirwa benshi akumva beneyo, abashinzwe kubyumva babyumvishije. Njyewe niba mpagurutse nkeneye revolisiyo y'u Rwanda, nkeneye ko abanyarwanda bashyira hamwe bakishima bagatuza batariho igitutu, batariho ikangishwa rya za jenoside n'ibiki byose, abanyarwanda bakanga guhagurukana nanjye imbere y'Imana ishobora byose. Ndaba nkarabye ku murimo Imana yampaye, asigumira mu bubata njye butari hagize mu ruhare. Icyakora iyo nza kwemera bakangura, nkemera nkajya kwicara mu biro yabo meza, nkemera nkarya neza, nkemera nkabaho neza nk'uko mbishaka, Uwiteka nanjye ari kunteza akaga, kuko ibyo yari kuba ntumye sibyo nari kuba nsohoje. Uyu munsi rero ndababwira ngo njye nshoboje umurimo Uwiteka yampaye. Niyo mpamvu nabasabye ngo dusengane iminsi 2 kugira ngo buri wese abashe kwitekerezaho, abashe kumva ububata ko bumurya. Buri wese yumve ko muri we akeneye revolution, asohoke mu gikonoshwa cy'ubwoba, asohoke mu gikonoshwa cy'ubwoba. Ndabasabye aho muryamye nimutekereze. Ntabwo mbifuriza nshuti zanjye kuzaba mu bubata bw'iteka, ntabwo mbifuriza kuzaba mu bubata bw'iteka. Ndabifuriza kugera i Kanani, mugasoroma imbuto zaho, mukanywa amata yaho, mukarya ubuki bwaho. Ntabwo mbifuriza kuguma mu bubata, ntabwo mbifuriza kuguma mu bubata. Ariko niba ari byo muhisemo ni akazi kanyu, ariko niba atari byo muhisemo nimuhaguruke dushyire Bibiliya yacu imbere. Njye niyo ntwaro mfite nabibabwiye, muhaguruke mwese uko mungana, dushyire Bibiliya yacu imbere. Wenda mugende mwirinda za ntera za Leta, dushyire Bibiliya yacu imbere. Abakoresha Bibiliya yera, abakoresha Bibiliya ntagatifu, abakoresha Quran, buri wese n'ukwemera kwe munyemerere. Duhaguruke dushyire Bibiliya yacu imbere, tugende twese paka ku rugwiro, dusohora umurambo, tuvuge ko twamaganye kuyoborwa n'umurambo. Dushaka revolution nyayo, ureke iyo baduhaye ya pirate itubeshya. Duharanire kugira demokrasi. Ntawe mbwiye ngo afate imbunda, nta n'uwo mbwiye ngo afate icyuma, nta n'uwo mbwiye ngo afate umuhoro cyangwa ubuhiri. Ndababwiye ngo dufate izi Bibiliya, ibi bitabo by'Imana. Nukibura ajyana igitabo cy'indirimbo, ariko buri wese ashaka akantu k'intwaro. Intwaro iyi ngiyi niyo mvuga, intwaro y'ijambo ry'Imana. Hanyuma tugende, baduhereze bahati wacu, baduhereze ubu umuperezida dufite tumurebe. Ariko umurambo we ntibagutwereke, ntabwo tuwushaka, kuko umurambo ni uwa kera, ubu wamaze kwangirika, ntabwo tuwushaka, wo ntabwo tuwushaka. Baduhereze uburenganzira tugomba nk'abanyarwanda, mu izina rya Kristo, mu bushobozi mpabwa n'Uwiteka wantumye. Mpagurukije agatsiko ku ngoma, ndabahagurukije, ndabategetse ubu nonaha mwigure. Ndabategetse mwigure ku neza, mutazatuma hameneka amaraso y'abana b'abanyarwanda. Ndabasubiriramo, ndabategetse mwegure. Ubwo ndarashenyeye sasa, ndarashe. Ndabategetse mwegure. Ndabibategetse nubwo nta nubwo mbibasabye,
ndabibategetse mwegure mujye guhamba umurambo wanyu cyangwa mushaka wo mujyana muturekere igihugu cyacu cya gakondo yacu. Ntaho turi bujye. Abanyarwanda bararushye, bakene bararushye, bacuruzi, imfubyi, abapfakazi, abantu bose bararindagiye muri iki gihugu mu ngeri zose. Muhaguruke rero, muhaguruke kuri iyi tariki ya 16, muhaguruke twese paka mu rugwiro, babanze baduhereze bahati bataramwica. Niba bataramwica, niba baranamwishe batwereke umurambo we. Muhaguruke batwemerere ko abacu babishe banicare bacirwa imanza, kuko ntabwo babagarura. Ntibagarura Kristo, ntibagarura abandi. Babyemere bihana ibyaha. Batwemerere ko bivuye mu kanwa kabo ku gihugu cyacu nta muperezida gifite kiyobowe n'umurambo. Batureke twitorera uwo dushaka muri demokarasi. Murabyumva neza mwagatsiko mwe? Nimutegura rero Uwiteka arajaganire namwe. Noneho mbabwire mubikora ibyo ngibyo inzira zikigengwa. Nkabasaba abasirikare, ingabo z'u Rwanda, polisi y'igihugu kubahiriza umutekano wa buri muturage wese uri buhaguruke agiye guharanira revolution ye. Abo mu mujyi wa Kigali paka mu rugwiro naho duhurira. Ushobora guhaguruka saa moya, ushobora guhaguruka saa 3, ariko paka mu rugwiro byibuza twese saa 3 tube turiyo. Nsubiremo ngo ngabo z'igihugu, polisi, musabwe kubahiriza umutekano w'abanyarwanda bagiye gushaka revolution yabo, kuko muri ingabo z'abanyarwanda ntabwo muri ingabo z'agatsiko kamwe kabica. Abo mu ntara paka mu turere twana mugende mwitoramo ababayobora. Tujye duhaguruke duharanire demokarasi dufite tugomba kubona. Duharanire demokarasi tugomba kubona tudafite uyu mwanya. Duharanire ubumwe n'ubwiyunge, bareke kudushuka baducamo kabiri. Duharanire uburenganzira bwacu. Abari mu mahanga nimwicare, namwe nimwicare Uwiteka Imana izabibabaza. Buri muntu wese udakora umurimo bibabwire. Uwiteka Imana izabimubaza, izamugumisha mu buretwa bwe ku giti cye. Morodekayi yabwiye Esiteri ngo icyatumye uza hano ibwami kwari ukugira ngo uzagire umumaro mu gihe gikwiriye. Ntabwo kwari ukugira ngo uzaze wicare udamarare bene wanyu bapfe barebe ngo kandi nutagira n'icyo ukora ubwoko bw'abayuda buzatabarwa, ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka. Mbibabwire Banyarwanda, mbibasubizemo aho muri hose. Abishwe n'ubwoba munaniwe gusohoka mu gikonoshwa cy'ubwoba, abari kuvuga ngo bari kumbehe. Umuntu wese utagira uruhare muri iyi revolution azabirebesha amaso, ntabwo azabirya. Ntabwo bizabuza Uwiteka Imana gutabara ubwoko bwe. Mbibabwire, ntabwo bizamubuza, ariko warebereye akigira nk'ibindeba uwo ngo azabona ishyano nabi. Niyo mpamvu mbahagurutsa, ari abari mu mujyi wa Kigali, ari abari mu ntara, ari abari mu mahanga, igihugu cyose urimo, buri wese ari yajise. Kuko ngewe narababwiye ngo amahoro babeshya nari nyafite, nta n'umuntu n'umwe wangendagaho. Niyo mpamvu bamuzeho icyaha bakajya kumpimbira ibyo gupfobya jenoside. Mfite abana 4, ndi umubyeyi, simfite n'abandi banderera. Ndamutse mpfuye ko nemeye guhara ubuzima bwanjye, nkemera guhara abana banjye. Ubuse ntabwo bantera ibikwasi, ntabwo mubize ejo bundi ntibantwariraga umwana nibagira bati imodoka ntizirwa zikurosinga iwanjye. Kuki nafite ubwoba? Mwebwe mwambye mukabona ndi ikihebe se bitewe n'iki? Ko nta n'umuntu wanjye ufunze. Noneho mbibabwire,
ngo wenda afite umujinya w'uko hari abantu banjye bafunze ngomba gufunguza. Nta kintu na kimwe cyari kuntera ubumekonta. Nagize ubumekonta kubera ibintu bibi bibera mu gihugu cyanjye. Ndashaka ko abanyarwanda bagira amahoro, ndashaka ko abanyarwanda bigenga, ndashaka kubagobotora mu ngo y'umwanzi yadushyizemo. Niba ari njye Uwiteka akoresheje nimuhaguruke mushyigikire. Nimutashyigikira ntabwo Uwiteka azambara ku rubanza. Nimuguma mu bibazo byanyu, nimuguma mu bubata bwanyu muzabugumamo. Njyewe niringiye Uwiteka Imana kandi nzi ko nta muntu n'umwe ujya umutsinda. Niwe wanyohereje antuma ku Bamedi n'Abaperesi. Yabantumyemo kuko yari abazi. Nari mbazi cyane. Nimwihangane, mwikuremo ubugwari, mwikuremo ubwoba, mwikuremo iki kintu babashyizemo cyo kumva ngo nimushyize hamwe. Ntagire umuntu urebera umuntu mu Bututsi, ntagire umuntu urebera umuntu mu Buhutu. Mureyajise ingabo z'u Rwanda, mureyajise mudushyigikire. Polisi y'igihugu mureyajise mudushyigikire. Niba mutabikoze muzabona ishyano umuriro w'Uwiteka Imana wabatwika ku manywa y'ihanga. Abazi ko bafite ibiganza bitariho amaraso mureyajise muhaguruke mugire icyo mukora. Ubu ko namenye uwundi we nkamenya ko ntari imiceri bagura, uyu munsi ejo undi azaza akavuga bakamugura, bizarangira bite? Oya, harageze ko ibyo bintu byose birangira. Turashaka revolution. Duhagurutse turwanira demokarasi. Ntabwo duhagurutse tumena ibintu, ntiduhagurutse twicana, ntiduhagurutse dukora ikintu. Twe twanze ko mu gihugu cyacu hazameneka andi maraso atewe n'agatsiko k'abagome bashaka inyungu zabo gusa. Murica bose, nta n'umwe mutinya. Njye ntabwo mfite ubwoba bwo gupfa. Narabibabwiye ntabwo mbufite. Niyo mpamvu usaba abanyarwanda bose bashyigikira iyi guverinoma yararangiye, iyi guverinoma yasenyutse. Nayikuyeho, mbibabwire, nayikuyeho rwose nkoresheje intwaro. Iki kintu mubona gisigayeho si guverinoma, ni baringa. Guverinoma yabihokera. Muhaguruke Uwiteka Imana dushyigikire, kuko ntabwo ari buze kubikora twicaye. Muhaguruka, ariko nawe nujya guhaguruka cyangwa ugiye kwinangira ubanza utekereze kuri Yvonne muto, utari umukecuru, utarwaye indwara runaka zagize chronique umubiri wanjye, utafite ikibazo runaka gituma nakiyahura, ufite abana napfa bakababara, ufite umuryango wari unkeneye. Umuryango wanjye wirirwa mu marira, ntibarya ntibanywa, agahinda karabishe. Birirwa babaza bati ibintu wishyizemo ni ibiki? Ariko sinshobora gutuza, ntabwo natuza. Abana b'Abanyarwanda barengana, nibanyihanganire nyine, nta kundi nari kubigenza. Narabababaje ndabizi, ariko ntabwo nari gutuza, kuko narababwiye nti ntabwo nkiri damange umuryango wanyu wenyine, ndi damange w'igihugu cyose. Narababwiye ndabizi nyine murankeneye, ariko igihugu kirankeneye kandi hari umurimo data yantumye ukomeye cyane. Ntabwo nkiri uw'umuryango gusa, ndi uw'igihugu cyose. Kuki mudatekereza? Njyewe murabona mfite imyaka yo kwica, murabona nanze kurera abana banjye, si abana beza nari nkeneye kurera. Kuki mutumva? Kuki mudasohoka mu bikonoshwa by'ubwoba ko ntari n'umukobwa byibuza ngo muvuge muti yaragumu wagiye kwiyahura niko, cyangwa muti nanapfa ntawe uzababara? Kuki mudatekereza kwemera gufata ibintu byose nkabishyira ku ruhande? Nari mfite ayo mahoro bavuga, ariko ntabwo nari gutuza ngo njye ndyame sinzire mbona ubwoko bw'Uwiteka Imana burengana. Mumbabarire ndekeraho, kuko ndumva maze gufatwa n'ikiniga. Ariko inkoko niyo ngoma. Turagenda mu mutuzo saa moya, na saa 12 bishobora haguruke, ariko munyemerere saa 3 duhurire ku rugwiro. Pankarite dutwara n'isi, abandi bahurire ku karere, abandi bareba ahandi haboroheye. Abanyarwanda bari mu mahanga, nimuramuka mujenjetse ntabwo muzarutahamo. Ndababwiza ukuri, nimujengeke, nimwicare ngo murye mutuze, kuko mwe muri mu mahanga mufatanye natwe urugamba.
umunyarwanda uwo ari we wese wumva ko bitamureba uwo azabona ishyano, azaharebesha amaso ariko ntabwo azatura muri Kanani. Mbibabwire neza, ntabwo ibintu babwira ntabwo mbabyivugisha. Uri bubibone wese akumva ko bitamureba, akumva ko ashaka ko bene wacu baguma mu buretwa nk'ubu, uwo azabirebesha amaso ariko ntabwo azigera aba mu gihugu cya Kanani, ntazigera asoroma imbuto zawe, ntazigera arya ubuki bwawe, ntazigera anywa amata yawe. Buri wese ahari namurwana niba n'udafite itike muzimuhe, ariko duhaguruke. Byibuze bashobora kuduha abaha tugihari, ariko tuhave tubonye demokarasi. Murakoze cyane. Ubwo mbivuze agomba kuba ari ku itariki 16 karekare mu gitondo. Nari nibagiye kubabwira, nkimara kuva kuri kamera ngewe birashoboka ko bashobora guhita bisuka ahangaha bakantwara, ariko nibantwara nimucogore, buri karere buri gace kishakemo idamangi uri bubajye imbere. Nibantwara nimucogore, mukomeze, Imana irabiri kumwe nawe, kandi nanjye ntabwo iri bube yandikuye. Murakoze, reka ndekeraho, ntabwo nababwira ibintu byinshi, gusa mboneho no kubasezera kuko nibwo nshobora kuba ngaragaye kuri channel hano kuri social media, kuko ibyo barabinteguje neza yuko ntagomba kongera kuvuga, ngomba guceceka. Niba ntavuze, niba nongeye kuvuga igikurikira ari ukunyica. Bashobora no kubikora mu nzira nziza, bakabona iyi video nsohoye, bakababona noneho babonye ibyaha bakamfunga. Murabyumva, kugaruka ntago byashoboka, ariko ndabasezeye kandi ndabakunda cyane, kandi nditeguye. Ntimugire ikibazo, ntabwo mfite, nditeguye. Gereza nababwiye ngo ntintera ubwoba abana gato, kuko ibyo byose narabyiteguye. Ntintera ubwoba abana gatoya, hari ufunga, hari n'umuri hejuru. Urupfu narwo ntirunteye ubwoba, ibyo ntarabirenze. Ntabwo naza hano kuvuga aya magambo, kandi mbasubiriremo nge sindi umunyapolitike, nta naho nzwi mu mateka y'u Rwanda. Singira ishyaka nenda gushinga cyangwa se mfite. Ntabwo ndi umuntu ugumura abaturage nk'uko babyise kugira ngo babone uko bampimbira, ahubwo ndi umuntu uharanira uburenganzira bw'abaturage. Murakoze rero cyane, murakarama. Ubwo ku Imana kandi ibahe umugisha, inabakomeze muri byose. Amen.